Ndanezerewe cyane bakundwa bene data kubera ibintu byiza by'Imana turi kuganiraho nk'abakozi bayo. Iyo mvuga umukozi w'Imana sima nshaka kwivuga kuko ndi umupastori, mba mvuga umuntu wese wubaha Imana kuko muri urugo rwa data buri wese afite icyo akoramo. Mu murima w'Imana haragutse, ntabwo dukora ikintu kimwe. Byongeye kandi nk'uko Pawulo yabigereranyije yandikira Abakorinto, itorero rimeze nk'umubiri w'umuntu. Umubiri rero ukaba ugizwe n'ibintu byinshi bitandukanye, guhera ku mano n'inzara zayo, ku birenge, ku maguru, ku matako, ku nda, ku mugongo, ku matwi, ku maso, ku maboko n'intoke n'ibindi. Buri rugingo rwose ni ingirakamaro ku mubiri. Niko rero iyo nguhamagara mvuga ngo bakozi b'Imana ntujye wikuramo, ujye umenya ko hari icyo umaze kugira ngo itorero ribeho. Nicyo gituma mba numva nshimishijwe no kuganira n'abantu bakorera Imana bahamagawe batoranyijwe bagahamagarirwa muri Kristo Yesu kugira ngo babone uko bakorera Imana. Nabaramutsaga rero mwiyo ndamukanyo ntagatifu yabera, ngira ngo mushimishwe cyane n'ibyiza dukomeje kuganira twifashishije igitabo cy'ibyahishuwe. Tugeze rero ku itorero rya kane, tumaze kuganira ku matorero atatu, turi kwiga igice cya kabiri cy'ibyahishuwe n'icya gatatu. Ubu rero tugeze ku itorero rya kane rya Tuwatira. Urwandiko rwandikiwe abituwatira ni ibyahishuwe igice cya kabiri, muzi nyine ko ari cyo dufite imbere yacu, guhera noneho ku murongo wa 18, aho tuhasoma amagambo avuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'Ituwatira uti, umwana w'intama ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, nzi n'urukundo rwawe, nzi no kwizera kwawe, nzi no kugabura kwawe, nzi no kwihangana kwawe, nzi n'uburyo imirimo yawe yo hanyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Amen. Ibi byonyine bizwi kuri iri torero birashimishije. Ugize amahirwe ukumva umwuka w'Imana akubwiye atyo, ukumva umwuka arakubwiye ngo, mwana wanjye, nzi imirimo yawe, nzi urukundo rwawe, nzi kwizera kwawe, nzi kugabura kwawe, nzi kwihangana kwawe, nzi n'uburyo imirimo yawe yo hanyuma iri kuruta iya mbere kuba myinshi. Wakumva ari agafiyeri gatagatifu, wakumva ari iby'ibyishimo, wakumva ari umunezero. Ariko icyitonderwa, umurongo wa 20 ukatubwira ngo, nyamara rero nubwo nkuziho ibyo byose, mfite icyo nkugaya, nuko ukundira wa mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri mutezanya amakuba n'abasambane be, nibatihana imirimo yabo mibi, kandi n'abana be nzabicisha urupfu. Amatorero yose amenye yuko ari nge urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Ariko mwebwe mwese abasigaye batuwatira, badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, ari bwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti, nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukagezaho nzazira. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya zibumba, ayiyamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na data, kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwiye iryo torero. Amen. Buriya rero icyo nkundira abantu b'abanyamwuka, tugisoma byonyine abahanga bo gufashwa bahera ko bafashwa, ariko nanone ntuve imbere ya ekara yawe utumvishe nyine n'ibisobanuro. Ariko ndabizi ibyo gufashwa wafashijwe, kandi n'umuntu umenyeranye kubana n'Imana neza, ndabizi yuko yamaze kumenya ibyitonderwa n'ibizira muri aya magambo abwiwe rino torero rya Tuwatira. Nababwiye yuko ntagenda njya mu migi ngo mvuge ngo imigi yari iteye gutya, ngo Tuwatira yari iri ku cyambu runaka.
ibyo wenda twazajya tubiganira mu bindi biganiro. Mushobora no kugenda mubaza n'ibibazo munyuze mu gikari kuri WhatsApp. Telefoni yanjye murayifite ni 0783594338. Ngirwa Nzabona Impaka Niziyusi. Abari hanze y'u Rwanda babanza akamenyetso ko guteranya bagatangiza 25 niyo kode, ubundi mukuzuzaho iyo mibare mbabwiye. Sinirirwa nyisubiramo, ahubwo utari ubyumvishe neza wagasubiza inyuma kugira ngo ufate izo nomero. Murumva yuko byose muri tekinoloji nyine birashoboka. Noneho rero iri torero rya Tuwatira uko Yesu arijemo kuryigaragariza, ntabwo aje nk'uko yaje hahandi hatatu tumaze kuvuga. Buri muntu amuzira ukwe. Uko asanga umugore wawe siko agusanga, uko ansanga siko asanga mugenzi wanjye, ngo nuko twonse ibere rimwe. Buri muntu wese afite uko amusanga akurikije kamere ye. Niba ndi umunyarwanda nansanga mu Kilatini simbyumva, aransanga mu Kinyarwanda, kandi ashobora kuvugira rimwe, buri wese akabyumva mu rurimi yumva. Ntabwo ashobora kunsanga mu Cyongereza ndi Umufaransa, aransanga mu Gifaransa, aransanga mu Kigiriki, aransanga mu Gishinwa, aransanga mu Giswahili, gutyo gutyo. Buri muntu wese afite uko amusanga hakurikijwe kamere ye, hakurikijwe ibyo amuziho, hakurikijwe imibanire bagirana nawe. Nicyo gituma aya matorero 7 buri torero arisanga ukwaryo, araryiyereka ukwaryo muri bya bimenyetso 10 nabigishije. Ibimenyetso 10 yagaragayemo ku kirwa cya Patimosi yereka Yohana. Muri bya bimenyetso 10 rero ari gusanga aya matorero 7 akoresheje kimwe muri ibyo bimenyetso. Iri rero rya Tuwatira ryo arisanze ari umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro. Bivuga ngo muri Tuwatira arareba cyane, amaso yakamenengana akagera no mu bitekerezwa ku ndiba y'umutima. Kuko Bibiliya iratubwira ngo amaso ye ngo ni nk'umuriro waka, ngo ku buryo yinjira ngo agahinguranya, ngo akareba ibyo umutima ugambirira akabishyira ku karubanda. Nicyo gituma yadutije ayo maso. Ushobora guhura n'umuntu yatije ku rumuri rw'ayo maso ye, ukumva araguhamagaye ngo we amazina yawe, kandi ntuzi ari uwahe. Ngo iyo migambi yawe ngo nkubona mu mutima, ngo icyo gitabo kinini ndi gusoma mu mutima wawe, ngo mbese ngo urwo rugendo ngo ugiyemo, ngo wamaze no gufata tike y'indege, ngo wamaze no gufata tike y'imodoka, ngo ariko ngo ugize ubwenge wagarukiraho, ngo kuko ntiruguhiriye, ngo n'imigambi yawe. Ukumva ibyawe byose abishyize ku karubanda. Aba yatijwe rero n'amaso n'imboni, kufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro. Haleluya. Uko asanga buri wese niko amusanga akurikije ibyo agiye kumubwira. Uko yasanze Efeso narabibabwiye, uko yasanze Simuruna narabibabwiye, uko yasanze Perugamo narabibabwiye. None asanze Tuwatira afite amaso asa n'ibirimi by'umuriro, kandi asanze Tuwatira nanone afite ibirenge bisa n'umuringa w'umuteke watunganijwe n'umuriro wo mu ruganda. Niko asanze Tuwatira. Bivuga ngo agiye guca urubanza muri Tuwatira. Nababwiye ko ibirenge bye kuba bidasa n'inyama nk'ibyacu, bigasa n'ibyuma by'imiringa, kandi ari umuntu. Niko Yohana yamubonye Patimo, ngo yabonye asa n'umuntu ngo ufite ibirenge by'ibyuma by'imiringa byatunganijwe n'umuriro wo mu ruganda. Imiringa nababwiye yuko isobanura urubanza, kubera ko niryo bari Imana yahaye Mose ngo acure inzoka isa n'imiringa yimanike ku giti, kugira ngo abahuye n'urubanza rwo kwivovotera Uwiteka bakaribwa n'inzoka, nibura batarava mu mwuka, nibareba ko uwo muringa bakire, ngo Imana irabe baciriye urubanza. Ibyo rero byahise bituma aho uzasanga umuringa hose muri Bibiliya uzaba ugiye guhura n'urubanza rw'Imana. Ageze muri Tuwatira rero amaso yareba, nicyo gitumye ababonye mwibi bintu tugiye kuvuga. Ayo maso ye yarebye abona imirimo y'abakristo ba Tuwatira. Ayo maso ye yarebye abona urukundo rwabo ko ari ntavogerwa. Ayo maso ye yarebye abona kwizera kwabo ko kwazamutse mu ntera. Ayo maso ye yarebye abona yuko bazi kugabura neza ijambo ry'Imana.
ayo maso ye yarebye abona kwihangana kwabo ko kwemerwa n'ijuru. Ayo maso ye yarebye abona ko imirimo yabo iri kuruta iya mbere kuba myiza no kuba myinshi. Hari igihe wanyuzemo cy'ububyutse hagati hanyuramo intege nke, wongeye kubyuka ugiye gukora imirimo noneho uruta bimwe wakoraga mbere. Kandi nta nuko dukwiriye guhora tidore turirema ngo kera habayeho ngo twarasengaga umuriro ukaka, none se yo mwasengaga yatsaga umuriro yaje kugira intege nkeya. Nimwe rero mwazimye, ariko yatangije umuriro muri mwe iracyari yayindi. Nimwongere muse n'abakoma imbarutso mu byuke murebe n'ubundi ukuntu umuriro waka. Haleluya. Imana izabibafashamo rero kugira ngo mukomerere mu byo twizeye. Aya matorero ndayakunda, nkunda kuyigishiriza aho abakirisitu, kuko ufite ugutwi wese kuzima yumva iby'umwuka bw'iryo torero, akagacinya ku nkingi y'umutima akakabikaho, maze akaguma mu byo twizeye. Noneho rero nubwo rero azi ibyo ngibyo nk'ufite amaso asa n'ibirimo iby'umuriro, ariko afite n'ibirenge bikandagira bigahonyora bisa n'umuringa w'umuteke watunganirijwe mu ruganda. Nibyo rero akora ku murongo wa 20. Nyamara afite icyo nkugaya, ukundira wa mugore Yezebeli wiyita umuhanuzi kaza akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zige intonorano. Mwari muzi ko mu madini menshi ya gikirisitu hamaze kugeramo Yezebeli utoza abantu gusambana, utoza abantu kurya kataribwa. Mwari muzi ko Yezebeli ari gukorera abantu inzoga ngo za gikirisitu, inzoga z'abarokore, kandi ari inzoga pe nyanzoga, ariko bakazigotomera kubera umwuka wa Yezebeli wamaze kubatwara umutima. Uzi ko Yezebeli ari gusambanyiriza abantu mu nsengero z'Imana, ari koshya bamwe mu bayobozi b'amadini gusambanya abo bayobora. Imbata z'Imana zamaze kwinjirwamo n'umwuka wa Yezebeli. None se muyobozi cyangwa muyoborwa nukubitana n'umuntu wiyita umuhanuzi akiyita umuhanuzi kazi, ariko yajya kukuramutsa akagira ngo arashaka kukurya, akagusaba akabizo, akagusaba uduki n'uduki, ugira ngo Yezebeli ntiyaguteye utagira ubwenge, ukaba nyine wakomokubise ukugira ngo mwe akabara kujyanye. Ibyo rero abari mu bihugu bisomana mu nyumve neza mu mbabarire, ariko mu by'ukuri nimuve mu muteto. Ukiri mu isi ntabwo Imana ireba kuri Buraya, kuri mu Bwongereza, kuri mu Burusiya, kuri muri Amerika. Niba Imana yaravuze ngo nenteridi gukora ku mukobwa utakoye, nenteridi gukora ku mugore utari uwawe, hari ibice by'umugore bitagomba gukorwaho n'umuntu utaramukoye ngo bamumushyingire ku mugaragaro mu itorero. Iyo rero utangiye kumva umwuka ukurimo ushaka gushora intoki muri ibyo bice by'abagore b'abandi, Yezebeli aba yaguteye. Garuka vuba. Bibiliya iravuga ngo ako kaboko hita ugaca ukajugunye, aho kugira ngo uzajye mu muriro unyuze ku kaboko kawe wajya mu ijuru usigaranye kamwe, akandi waragaciye ngo katagutokoza. Ndimo ndavuga amagambo ameze nk'ataryoshye, ariko ku bantu b'Imana nyakuri bari buryoherwe kubera yuko baraca akarongo. Simbabujije ko tubana n'abashiki bacu, simbabujije ko tubana n'abasaza bacu, simbabujije rwose kuganira. Nababwiye rwa rukundo rwa Erosi ndi kubigisha za nkundenye zo mu Befeso. Urwo Erosi nababwiye ko ari rwo rutuma abantu bashakana bagakundana bakarema urugo bakororoka bakarema imiryango, ariko ko abandi barukoresha nabi bagashoka mu byaha bakararuramwe ibirwara n'ibindi byose, ubundi bakazajya no mu rutazima kandi bihishe mu rukundo rwa Erosi. Nababwiye agaciro ku rukundo rwa Agape ko ari rwo rutuma n'abashakanye babana neza, batangirira muri Agape bakusiriza muri Erosi, ubundi rero bakubakana bakarema imiryango nabo bakazasiga ishiburi bashibutseho. Murumva ko mu ruhande rumwe nababwiye ko rufite negative na positive kubera uko abantu barukoresha. Hano rero ntabwo ndi gusubira inyuma mu byo navuze, ni ukugira ngo icyo mbabwiye kuri Tuwatira nacyo mwongere mu cyumve neza nk'abantu b'Imana kandi nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Muca akarongo kwinjirwamo n'umwuka wa Yezebeli. Yezebeli amaze gutaha mu Isirayeli bagushije ishyano,
basenze ibigirwamana, batakaza Imana yo mu ijuru, bakoze amarorerwa, batangira kwishora mu busambanyi, kuko uwo mugore yari yaje gusambana n'umwami Ahabu, ahera ko aramutunga mugira umugore mu Bisiraheli, ubundi aragenda aramudetuna, atangira kumusengesha Imana n'ibigirwamana by'iwabo iyo yaturutse. Ahabu yaje gupfa nabi kubera koshywa na Yezebeli, yapfuye amaraso yasesetse ku musozi, kuko ntabwo yasambanye gusa, ahubwo yagize n'umururumba wo kutanyurwa n'ibyo yahawe, ahubwo atangira no kurarikira iby'abaturage ayobora. Nibwo yifuje uruzabibu rwa Naboti kubera wa mwuka wo kurya intonorano, aravuga ati uru ruzabibu ndubonye nkarwomeka ku rwanjye byaba ari akarusho rwose. Nuko arumusabye aravuga ati umwami yarwifuje, none we nk'umuturage rwose muginga ugomba kurumpa rukaba urwanjye. Naboti aravuga ati biragatsindwa gutanga gakondo y'abasogokuruza. Abuze uko abigenza, sibwo yamwicishije. Yamara kumwicisha akazungura uruzabibu rwe, umuhanuzi akamutumwa ati urishe rero umenye amaraso razunguye, atahimbwa zarigatiye amaraso y'uriya wishe niho zizarigatira yawe. Ugira se ngo urwo ruzabibu yapfuye anaruriyeho ko rwamwitiriwe gusa? Mperutse mu Isiraheli nsanga ahantu Naboti yari atuye, Imana yarinze ayo mateka, irinda ayo mateka. Mbajije igituma mpasanze umwero mwinshi cyane n'ibintu byinshi by'amoko menshi, bahasarura imbuto, bakahasarura imiceri, bakahasarura ibitoki, bakahasarura ibintu by'indabyo, bakabishora ku isoko mpuzamahanga binyuze ku nyanja ya Mediterane. Barambwira bati ntimujya musoma muri Bibiliya yanyu iby'umugabo witwa Naboti? Nti yego. Bati rero iyi province niyo yari atuyemo, nicyo cyatumye Imana irinda aya mateka, hahora umwero n'umusaruro hatagombeye amafumbire yandi. Imana yamenye kurinda ibintu bya hano mu Isiraheli kugira ngo abasomyi ba Bibiliya bajye bamenya yuko Bibiliya ibyo babwira ari iby'ukuri. Ako nkabika ku nkingi y'umutima, menya yuko ari cyo Ahabu yazize. None rero hano muri Tuwatira harimo abafite izo nyigisho, hano mu itorero ryanyu harimo abafite izo nyigisho, iryo dini ryanyu musengeramo harimo abafite izo nyigisho, iryo dini ryacu dusengeramo harimo abafite izo nyigisho. Ntabwo nibasiye abanyamadini uko nanjye ndi umuyobozi mu itorero ry'Imana, nanjye mfite ibyo nshinzwe gukora mu murimo w'Imana, ariko mbikora ndi menge. Si ugupfa kubigendamo ngo nuko Imana ishyize abagore b'ibidohagira imbere yanjye ngo ndi umushumba, si uko Imana ishyize abakobwa bose urubyiruko ngo mushumba ngabo noneho rero ngire ngo ndabahawe ndabagabanye. Nahawe nk'umwe dusazanye, niwe nemererwa kubana nawe mu bundi buzima, abandi ni intama z'Imana ngomba kuzageza mu ijuru nkabona ingororano yuko naziragiye neza. Ntabwo ari abo mpawe ngo njye mbahindaguranya nk'uhindaguranya amashati. No, tugomba kumenya neza ibintu by'Imana n'ibitari ibyayo, tugomba kumenya ibyo twemerewe n'ibyo tutemerewe. Ariko nzi ko hari abantu benshi rwose bitwaza icyo bari cyo mu itorero bagasambana, bitwaza icyo bari cyo mu itorero bakarya ibitaribwa. Intonorano ntabwo ari izaterekerejwe igirwamana gusa, nubwo warya n'amaturo y'abera uko bidakwiriye, nubwo warya n'ibintu by'abantu b'Imana uko bidakwiriye, nubwo bakunyuzaho imisanzu ya korari yanyu ukayirya uko bidakwiriye ngo nuko uhawe ubwo busonga bwo kuba ari uhagarariye abaririmbyi, uzabibazwa n'Imana. Uri kurya intonorano kuko ibyo bitambo by'Uwiteka byatambiwe gukora umurimo wera w'Imana, ukaba uri kwigwizaho imitungo n'abapagani badafite. Uzabibazwa kuko ijisho rya marayika ukurikirana ituro umukecuru arishyize mu kibo, akareba iyo rizerekera n'icyo rizakora n'amaherezo yaryo. Apare yiwe ntihuga, si nk'aya makamera yacu yo mu isi ashobora kugira ibibazo, ariko kamera y'ijuru ihora ireba ituro kigera mu kibi, karikurikirana. Mu by'ukuri hari aho uzahurira naryo uri kubazwa ngo we warikoresheje gute? Wagombaga kuryaho ariko ntukabye, wagombaga gukoraho ariko ukamenya n'abakene bo mu itorero, ukamenya n'abandi bakozi b'Imana, ukamenya n'abandi. Ubwo rero wabyigwije ukagira ngo Imana ibikugabiye byose, kenyera rero aho muzahurira sinzaba mbari. Noneho rero ijambo ryera ry'Imana turimo twiga hano kuri Tuwatira, mfite icyo nkugaya kukundira urya mugore Yezebeli, uwo muvuzeho cyane. Kandi imbabazi z'Imana zidutangarije ko
icyo akora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamuhana mugushije kubi mutezanya amakuba. Ese dawe, ese mawe, ugira ngo amakuba ntari kuba kubasambanyi? Mbere yuko banajugunwa muri Gehenomu, mbere yuko banashyirwa mu muriro utazima, ugira ngo ntibari no kubona amakuba bakiri na hano mu isi? Ibyo ndaje nzabibigisha turi kwiga amategeko 10 y'Imana. Nitugera ku iryo tegeko tuzaryigamo ibintu byinshi n'amoko y'ubusambanyi, dore ko abantu hari igihe bagira ngo gusambana n'ubwoko bumwe. Ni icyaha gikorerwa mu bintu byinshi, mu bwoko bwinshi babikoreramo. Tuzabyiga, ntabwo nshaka kuvangavanga ibintu, nubwo muvuga ngo ndi mu kiruhuko cy'izabukuru kandi koko nkirimo, ariko nanone sinshaje mvangavanga amagambo no kuvangira abakristo ngo baberwe ibyo bize n'ibyo batize. Oya, umwuka wera ahora ari mushyashya muri Kaniziyo no mu bandi banyamwuka bose bari ku isi hirya no hino. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Noneho rero namuhaye uburyo bwo kwihana uyu mugore, ngo ariko ntiyihana, ntiyamenya ko yagenderewe, ngo nicyo gituma azamuteza amakuba. Ngo n'abana be yagiye abyaragura muri ubwo busambanyi nzabicisha inkota, ntibazaba bazize yuko babyawe mu busambanyi. Kuko dufite abandi bene data n'abashiki bacu benshi bavutse muri ubwo buryo, ariko bari gukorera Imana, Imana ititaye yuko ba nyina babasambanye. Amina. Ndetse kubera yuko Imana ari inyembabazi itagiye kurebera muri heredite yaho tuvuka, ahubwo iturebera mu maraso ya Kristo, bigatuma tuba inkoramutima zayo. Ariko aba bana biganyije nyina, nabo bakishora mu busambanyi, bakiganya base, ngo Imana izabica ibamareho, ibateza amakuba, kandi nyuma yaho bazarimbuka. Turangije rero kuri Tuwatira, kuri uyu murongo wa 24 tuvuga ngo ariko mwebwe mwese abakirisitu basigaye muri iryo dini ryanyu, abakristo basigaye muri Tuwatira, mudakurikiza izo nyigisho, mwanambye ku Mana yanyu, mwakomeje kwizera kwanyu, ndetse mukaba mutazi na bwa bwiru ryabanga abandi bagirana na Satani, ryabanga abandi basore bagirana n'abandi bo mu itorero, ryabanga abandi bagabo bibitseho, ryabanga rituma bagira abagore bo kurimbana n'abo gukorana, ryabanga rituma bagira abagabo bo kurimbana n'abo gukorana. Mutazi mwene ayo mabanga ya Satani, ngo aribwo bwiru bwa Satani. Mwebwe musigaye mutajya mwayo mabanga apfuye, ngo nta wundi mutwaro nyiri kutubwira ubutumwa twikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite. Amen. Mukageza aho nzazira. Niwo mutwara twikoreza, ntadusaba amafaranga menshi ngo nidutura ibifaranga byinshi, nidutanga imitungo yacu mu rusengero. Hari abantu bakabya ngo muzane na biriya, imyenda muyimare mu masandugu, muyinzanire, Yesu arabaha ibindi, ajya bitanga. Ariko namwe mujye mugeraho mureke gukabya, bimere nko kwambura abantu. Ngo Imana ngo irashaka kubazigama, ngo kandi ntabwo ishobora kubazigama ngo itabonye amafaranga, ngo kugenda utanga amafaranga ngo menshi, ngo niko irushaho kuguhaza uburame, ngo niko irushaho ngo kukuzigama, ngo nimuze rero mwishinganishe, ngo Imana ibashingane, ngo iyo mafaranga utanze ngo azatuma ngo ikorokora ku munsi w'amakuba. No, turokorwa ku munsi w'amakuba n'amaraso ya Kristo. Ibindi nibyo dukorana urukundo, nanjye njya nyatanga, nyange njya ntanga make cyangwa menshi, biterwa na nivo ndiho yo kuyabona. Ariko sinyatanga mvuga ngo nibwo nzarama, nibwo Imana indeba neza, nibwo rwose ibyago nibizi zibuka 30 natanze ihita indokora, nibwo izibuka yuko nayiguriye ikote. Reka da, Imana izanyibukira mu maraso ya Kristo ninjiyemo, ariko izongera inyibukire no ku mirimo myiza nakoze. mu nyumve neza, narone ntugende ngo ube umukristo wakagwihina mu itorero ry'Imana, abandi bajya bakora uturamye urebera, ntugire icyo ukora boke urusengero barwuzuza ureba, bagura ibyuma bya korari, ujye wirirwa ubyina gusa babicuranga, nta mugozi wawe wa kitari washyizeho kandi ugira amafaranga. Oya, si ibyo mbabwiye, kuko Imana izaduhembera imirimo twakoze. Ariko ibyerekeranye no kuzigamwa nayo, no kurindwa nayo, no kubona amazina mu gitabo cy'ijuru, tubihabwa n'amaraso ya Kristo yonyine. Ibindi byose
hari n'abakozi b'Imana mu madini atandukanye usanga bavuga ati mudushakire wa mwigisha uzi kubashyushya abacanga muri tuyabamaremo nuko ibintu bigende neza. Ariko ngewe rero ntihazagira untumiracyo mu materaniro kugira ngo nze mushyuhirize abantu bakunde bagere kuri miliyoni zingahe. Oya, tuzavuga iby'agakiza, ubundi nibamara kureta mu gakiza bazayazana utanayabasabye kandi umurimo w'Imana uzagenda neza. Nta wundi mutwaro nyiricyubahiro twikoreza w'ibintu adusaba ngo dukunde twemerwe mu ijuru n'uyu gusa, nuko dukomeza ibyo dufite tukageza aho azazira. Imana ihabwa icyubahiro. Unesha rero akitondera ibyo byose tumaze kuvuga, akitondera imirimo yanjye, akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya zibumba. Mwebwe rero muri gushaka ubuyobozi ntimwirirwe mukora amakudeta ku baperezida bacu, ntimwirirwe mujya kuhirika bagenzi banyu ngo mukunde muyobora intara, ntimwirirwe mujya kugambanira bene wanyu ngo mukunde muhabwe uturere bari bafite. Muzabagambanira ntimunatubone, muzabicisha ntimunabibone. Ahubwo ushaka kuzabibona mu buryo bwiza niyubaha amagambo y'Imana, azahabwa ubutware noneho butari ubwo kuyobora igihugu kimwe, bwo gutwara amahanga yose. Ndetse ngo azayaragira amwubaha cyane, ngo kuko azayaragiza inkoni y'icyuma. Iyo bavuga inkoni y'icyuma baba bavuga ubutegetsi bw'igitugu. Muri Kristo Yesu mu butegetsi bwe nta demokarasi, kuko demokarasi abantu bayikoresheje nabi bangiza ibintu. Yesu azatwaza isi igitugu gitagatifu kigamije neza ya bose. Nzabibigisha ngeze ku bwami bwe bw'imyaka 1000 ngo uburyo azaragiza amahanga inkoni y'icyuma, kandi azayaragirana n'abakirisitu bamwubashye. Natwe azaduhaho ibimanyuza, azatugabira intara, azatugabira ibihugu, azatugabira imisozi, tuzaba abacamanza, tuzakora imirimo inyuranye ariko mu buryo bw'umwuka. Mu nyumve neza mutagira ngo ninjiye mu mwuka w'abanyedini bamwe bavuga ngo Imana izaduhemba iby'abandi bari kuruhira. Oya, tuzabikora mu buryo tuzamenya tugezeyo, kuko mbere yuko twinjira muri ubwo bwami azabanza tumarana imyaka 7 adutoza uko tugiye gutegeka isi. Ibyo nabyo tuzabyiga imbere, ndaje tuzabigeraho. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Shimye Imana rero kuba dushoboye kwigira aya magambo angana gutya kuri Tuwatira. Imana ibaha umugisha. Ufite ugutwi rero ndangije nanone mvuga ngo niyongera asubiremo yumve icyo umwuka bwiye amatorero mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.